amasengesho yanyu yakoze nibyo koko ya ndirimbo naririmbye ku munsi w'ejo mu kiganiro ndi hamwe na Fisi ntago yapfuye ubusa. Narababwiye ngo kuko ukuboko k'Uwiteka Imana kuri we, ubwo ndavuga General Sultan Makenga, ntago izigera imukoza isoni habe n'umunsi wa rimwe. Niba uri kumwe nanjye byandike muri comment uvuge ko Imana itazigera ikoza isoni kubarwanira kubaho. Uko niko kuri guhari. Ndagira ngo tuze kugendana neza cyane muri aya makuru twitonze akantu ku kandi. Murabona ko ibintu byahinduye isura. Murabona ko mu mujyi wa Goma kumwe twabivugaga mbiganiriza ofisi mubwira ati bimeze kunuku sometime nawe akanchallenging ambwira yuko ibyo bintu bitazabaho, none dore byabaye. Hanyuma rero ndagira ngo tugendane neza cyane akantu ku kandi. Amakuru nayazanye nayateguye, ibyabaye byose mu mujyi wa Goma ndabifite, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ko Kinshasa yarashe imbogo, ariko nubwo yarashe yego irasa nahanyaho yagombaga kurasa, ariko kubw'amahirwe hari inama izasarambwe zari zateguye mw'iri joro yari iri kuba, ariko itabereye kuri guverinora. Sinzi niba icyo kintu muri kucyumva. Buriya narababwiye ngo Uwiteka Imana koko, niba ukuboko k'Uwiteka Imana kuri Makenga kandi kukaba kuri nawe ndetse kuri nanjye, mbese muri byose Imana itureberera icyarimwe. Imana kandi dukunda kimwe, ariko hano ireba neza n'ibyo uri gukora ibyo ari byo. Makenga ni umuntu ihetse abakongomani benshi. Makenga ni umuntu w'agaciro. Makenga ni umuntu ashobora kuba yaburira ubuzima bwe mu bitero nk'ibyo, ibintu bikababarika, ibintu bikaba bibi cyane, maze abari bizeye yuko hari ibintu bizagenda neza bagacika intege. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ko ukuboko k'Uwiteka Imana kuri Makenga. Niyo mpamvu hari inama yari yateguye y'igitaraganya, ariko iyo nama ikaba itari kuba ku manywa kubera bya bikoresho bya Kinshasa twababwiraga ku munsi w'ejo bari baguze batumije, byose bigamije guhitana General Sultan Makenga. Iyo nama rero ikaba yagiye kuba, ariko ibera ahantu mu muhezo mwibanga rikomeye cyane ngiye ntababwiye cyangwa se ngumbasobanurire. Biba ngombwa ko abayobozi bose ba AFC bayitabira, kuko aho hantu barashe bari bazi yuko hari General Sultan Makenga, Corneille Nanga, Joseph Kabila Kabanga, Bertrand Bisimwa, Lawrence Kanyuka ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Ariko Lawrence Kanyuka yazindutse atangaza, Bertrand Bisimwa agira icyo avuga, n'abandi bayobozi bagiye batandukanye nabo bagira icyo bavuga. Muri make ni bazima kandi byakekwaga yuko bari hamwe. Ubwo rero amahirwe yabayeho nuko bano bayobozi bose bari mu nama yateranyijwe na General Sultan Makenga, yari yababwiye ati muze tuganire ku cyo dukwiye gukora ku bijyanye n'intambara. Mana nyagasani, 9:20 bombe ya mbere iba yikubise mu kiyaga cya Kivu, bayobye bayinagahe mu kiyaga cya Kivu. 10:10 ku nzu ya Joseph Kabila Kabanga, ku mugore we bamwita Madame Oliva ni Olive ego cyangwa se Madame Lembe. Uyu ni umugore wa Joseph Kabila Kabanga. Niho icyo gitero cyari kigiye kugira gute, cyari kigabwe, ariko Imana ikinga kuboko maze kiragenda kijya ku Babirigi, ku mudamu w'umubirigi uwo mudamu yitwa Karine. Uyu nguyu rero akaba umwe mu bakozi ba ONG. Iyi ndege ya drone niho yagiye itirasa, iraharasa, uwo mudamu ahita nitaba Imana. Ndetse ni ku nzu y'umugabo bita Pascal, uyu nawe ni umubirigi, yarari ubwo bivuze ngo yari umugore we, yari inzu ya apartment babagamo, baba barayirashe, baba bapfiriyemo. Ndetse na nubwo yapfuye wenyine, kuko hari n'undi bikekwa ko yaba yaguyemo yitwa Christina. Uyu nawe ni umukozi wa HCR, nawo numwe mu miryango ya ONU yose nyine ikubiye muri UN muri makeya. Aba bose rero bakaba bishwe n'icyo gitero cya drone. Muri make nta muyobozi w'intare zasarambwe n'umwe wigeze ugira gute uhasiga ubuzima. Ndagira ngo imitima yanyu isubire mu gitereko, ariko ahangaha ntimucike intege, mukomeze muzamura amasengesho yanyu, musenge cyane, kuko buno namaze kubona yuko ibi bintu byose kugira ngo intare zasarambwe zibirokoke ndetse n'abo bayobozi babeho, nuko amasengesho y'ababashyigikiye Imana yahereza agaciro, ndetse n'amarira y'abanyamurenge aho bari hose barira muba mubibona, natwe turabibona. Iyicwa ryabo rya hato na hato, kuba nta mahanga bumva bameze nk'abanyamwirwanaho. Iyo musenga rero ari amasengesho yanyu ntago aba ari gupfa ubusa. Narabibabwiye, ndababwira ati abantu mwese muzi ko dukunda Imana, abantu mwese mwizerera mu Mana, apana kwizerera mu bikuba cyangwa se kwizerera mu mbaraga z'umuntu ngo mu byo yakoze. Oya,
niba twizerera mu Mana tugomba buri kimwe cyose dukoze kugishyiramo Uwiteka Imana. Niba rero Sultani Makenga yarokotse urwo rupfu ni kubw'amasengesho yanyu kuko rwari rwabazwe. Sinajyaho ngo mbabeshye, bagabye ibitero ahantu bagombaga kuba bari. Bagabye ibitero ahantu bagombaga kuba bari, ariko Imana yagize gutya irangije ikinga ukuboko maze ifata abo bayobozi bose sinzi uburyo byagenze, ariko njye nabyumvise mu buryo bw'ubumana cyane. Niyo mpamvu ndi kubukurura muri ubwo buryo, kuko iyo nama yabaye urabona ko Imana yari ibizi neza yuko icyo kintu kiri bube, bityo barabwira ati inama ntimuyikoreremo hano, muyikorera ahandi. Bajya kuyikorera ahandi, biba ngombwa yuko icyo gitero kibaho kibasiga ari bazima. Ntago byoroshye bantu banjye, ntago byoroshye. Musenge cyane, musenge ubwo ndavuga abakunzi bizasaramu, ndabizi baduye ubu ngubu bari kwishima, bari kubyina hejuru. Kinshasa mu kanya bari kunywa amayoga, mu Burundi kwa Neva barabiteretse. Ariko mwe ntimwitereke, ntimunajye kuvuga ngo kubwuko ngo batapfuye ngo reka twishimire intsinzi yuko ngo batapfuye. Oya, baraswe isaha ku isaha, baraswa kuko namaze kumenya amakuru ko mu ntare za Sarambwe harimo abagambanyi ndetse bakomeye cyane, ndetse ubutasi bwa Kinshasa buri gukora neza cyane. Ndaje mbashyirireho ifoto muze kureba neza cyane, cyangwa mujye muri groupe yacu ndaza kubereka ubutasi bw'abafaransa bwa ya masazi nababwiye murampakanya. Muravuga ngo aya makuru ni fake news mbahaye. Ntago ari fake news. Jewe ikintu nkora hano kuri Top Kivu ngerageza gushakisha amakuru nkayacukumbura neza cyane, nkamenya neza niba icyo kintu cyabaye, hanyuma nkagira gute nkabona kugitangaza. Nk'ubu ngubu kare aya makuru ya Goma ibyabaye ndi mu bantu ba mbere bayatangaje, ariko nubwo twayatangaje kandi hamwe n'uwo bita Neriso n'umutangaza umunyamakuru unakomeye cyane ukora ku rugendo rwanjye official, muramuzi cyane, twari hamwe. Aya makuru twafatanyije kuyatangaza ibyari bibaye muri Goma, ariko mwabantu hari hataramenyekana neza niba abayobozi b'intare za Sarambwe bari barimo. Nje nayasoje numva ntazi ukuntu nabaye, biba ngombwa ko ufata telefone mpamagara umuntu najyaga mpamagara yanga kunyitaba, nimero yanga gucamo. Sago nababeshya, yanze kunyitaba, ndavuga ati ese nawe yaba yaguye mu ibi bitero. Bigeze aho ngaho rero aza gufata telefone ambwira yuko cyari ikibazo cy'ama network cyangwa se yarasinziriye. Arangije ampa amakuru yose, ariyo mpamvu babwiye ngo intare za Sarambwe Imana izihagazeho. Nagira ngo turaza gutinda kuri aya makuru, reka dukomeze. Hanyuma igitero cya kabiri nyine cyagabwe ahitwa muri quartier Himbi, asanzwe hatuye bano bayobozi nyine b'intare za Sarambwe, harimo na Joseph Kabila Kabanga, harimo Colonel Nanga, harimo n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Icyo kindi rero aricyo cya gatatu cyagabwe neza kuri guverinor. Ibi bitero byombi, icyambere cyaguye mu mazi, murabyumva ko Imana cyerekeje hehe mu mazi, kibariho kigwa. Icya kabiri kigiye kurasa ku nzu ya Joseph Kabila Kabanga n'umudamu we, Imana isa niyo bya drone mo gakeya iragenda itayirasira kuri no apartment yari tuyemo bano bazungu. Wenda ubwo ngubwo wenda bajya babona yuko Kinshasa iri gukora amahano. Reka mbabwize ukuri, Imana izajya ihora intare za Sarambwe, ndetse imigambi yo kubahitana izajya igenda ihitane bene wabo kwa babiteguye. Niko nge nabivuga. None se reba, nk'ubu ngubu bari bateguye kwica Joseph Kabila Kabanga, bari bateguye kwica n'umudamu we, ndetse buri kimwe cyose kiwe nyine bakakirangirizaho. Kandi rwose byari ibintu bishoboka, byari ibintu toto cyane, byari ibintu ndetse nge navuga ko byari byanabaye. Iyo hataba Uwiteka utabara, iyo hataba Imana itareba nk'abantu, iyo hataba baba bapfuye bose. Ubu turi hano turi gutangaza inkuru mbi tuvuga ngo abantu mwakundaga Joseph Kabila Kabanga mwihangane mukomere, nkuko twavuze ngo mwihangane mukomere, mwihanganire iby'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Ntago rero Imana yashatse kongera kubabaza abanyamurenge cyangwa se n'abandi bantu aba bari kurwanira cyangwa se abaturage muri Nord Kivu na Sud Kivu. Cyase mbabwiza ukuri, aba bafaransa nkuko nabivuze twabiganiriyeho na Neriso cyane, ndamubwira ati mama 23 nitagira icyango yinjirira abafaransa, aba bafaransa igenda isenye kira kitu cyabo, ikora ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru cyane, barabarasa barabamara, ahubwo barabamara bose, barabarasa. Bafite ubutasi
bakoranye neza cyane na Kinshasa, baraje bacuritse urugamba. Niba mugira ngo ndababeshya, n'ubu tuvugana ushobora nawe kuhita ubyitekereza ukabyanariza neza mu mutwe wawe. Ndabizi niba ukurikira bino bintu bibera muri Congo, umaze igihe kirekire cyane ubikurikira. Wenda sinzi yo byinshi ku mateka, ariko reka nkubwire ibyo nzi. Kuva bano bacashuro bakaza, Kinshasa yari yiteze intsinzi, ariko baraje ahubwo bisubirira udubi bakubitwa izakabwana, bitewe nuko nta bushobozi bari bafite buhagije bwo kuba bakora ibisa n'ibitangaza nk'ibyo abafaransa bari gukora. Aba babirigi cyangwa se bano aba babirigi nabo baraje, nta gikorwa cya danje bakoze kigamije kwivugana abayobozi b'intare za Sarambwe. N'ibyo bateguye byari biri munsi y'ubushobozi bw'intare za Sarambwe zabisenyeraga hafi aho ngaho. Ntago bihagije. Abarundi bari bahari, South Africa yari ihari, Tanzania yari ihari, Angola bari bahari, n'abandi benshi bagiye batandukanye bari bahari. Ntago ndondoye byinshi. Abo bose nta kintu bari barigeze batwara intare za Sarambwe. Ariko niba uje kumpakanya, wenda umpakanye kuko ntago tubyumva kimwe cyane, ntago tubibona kimwe, ufite ukundi kuntu ubibona. Niba witegereza neza cyane, ucunge neza, aba bafaransa aho bazi hano muri Gisangani ndetse na Warikare, murebe niba atari bw'ibitero bikaze byatangiye kugabwa ku ntare za Sarambwe. Murebe niba atari bwo hatangiye kwicwa no kugambirira kwica abayobozi b'intare za Sarambwe. Muraza kwicara mu bitekereze neza cyane, muraza gusanga ibintu nababwiye ari ukuri. Muraza kwicara mutekereze neza cyane, muraza gusanga ko kaba abafaransa aribo bahindura urugamba, ari bo bongeye bagacanga ikarita, hakongera hakimikwa indi karita ariyo iri kurishisha intare za Sarambwe. Muri make intare za Sarambwe noneho ziri gukina umukino, ariko zisa n'izawuvuyemo. Sinzi wenda, ariko niko bimeze. None se reba nk'ubu M23 twari dusanzwe tuzi ko ifite ubwirinzi bushobora kubahereza amakuru y'uko ari kibatatse mu mujyi wa Goma. Ariko rwose drone yinjira arasa bisanzwe, bibaye nk'umuntu ujya gukingura ahantu hasanzwe hakingura. Muri make Kinshasa yakinnye indi karita A1. Abafaransa bazi tekanike z'urugamba, dore ko ari abantu ba A1. Ntababwiza ukuri rwose ko hari ibintu bahinduye byinshi cyane, byinshi pe, byinshi. Bahinduye urugamba, ikibuga baragicurika pe, bahinduye urugamba. Ibaze kugeza ubwo bazamura drone, niba barazamuye tuno tunuma n'utwo tumonyo n'utwo tuvubi device tw'ubutasi intare za Sarambwe zikabimenya. Ariko noneho drone yaje n'iyakataraboneka. Drone ni zimwe nziza mu nziza nizo basabye Kinshasa, baravuga ati muzigure ku giciro bisaba icyo ari cyo cyose. Izi drone zaguriwe kwica no kurimbura ikitwa umuyobozi w'intare za Sarambwe, ko ni drone iza nko guhumbya rimwe gusa ikayitirasa. Ubu ndatekereza kubwuko General Sultan Makenga, Colonel Nanga, Joseph Kabila Kabanga, Bertrand Bisimwa n'abandi bagize timu y'ubuyobozi bw'intare za Sarambwe, ubwo basigaye ari bazima bose, babahaye umukoro w'icyo gukora, kandi nizere ko bagiye kwitandukanya buri wese akajya ararukwe. Hataho batazapfa bagapfira rimwe, hataho batazabarasa bakabarasira rimwe. Niba bashatse kwica Makenga, of course bamwice wenyine, agende uwumwe, apana kugendana n'abandi bayobozi. Wenda urugamba ruzakomeza, ariko se babiciye hamwe, urumva atari ibibazo? Nicyo kibazo cyari kibayeho cyanatunguye abantu bibajije cyane. Ahangaha rero intare za Sarambwe hari umukoro umwe zisigaranye. Uwo mukoro zisigaranye rero ni umukoro wo kureba icyo bakora kugira ngo ibitero nk'ibi ngibi bitazongera kubatungura, kuko batungu. Nabonye mu itangazo Rauresi Kanyuka nawe yatangaje, usomye neza cyane wasanga harimo akantu ko gutungurwa. Ugiye gusoma amagambo yanditse akantu ku kandi ugasesengura, usanga harimo ibintu byinshi cyane yashatse kuvuga, ariko buri muntu wese atapfa gusobanukirwa. Ahangaha rero ni kigaragaza ko urugamba rwamaze kugera gute gukomera. Ubu tuvugana ku mbuga za Wazalendo unyarukiyeho, ukajya no ku mbuga z'igisirikare cya FARDC ndetse no mu Barundi, ahantu hose usanga bari kukubwira ngo twe dusigaje ibirometero 20 ngo kugira ngo twinjire Goma. Nibyo koko urugamba rwakaze mu bice bisatira umujyi wa Goma. Hari intwaro zimaze iminsi zimvikana mu misozi, harimo za Mutaho, za Mukengwa, hano ruguru ya za Kanyarucinya, za Nyiragongo mu kibaya, ntandi agiye atandukanye niyo za Masisi. Bakavuga ngo intare za Sarambwe ngo ziri mu myitozo. Ntago ziri mu myitozo. Intare za Sarambwe ziri mu rugamba kandi rukomeye. Nje Pacifique ndahari kubahereza amakuru kandi y'ukuri yizewe.
intare za Sarambwe ziri mu rugamba rukomeye cyane, ziri mu rugamba rukomeye cyane. Niyo mpamvu nababwiye ngo musenge, niba utazi no gusenga uririmbe neza mu ijwi ryiza cyane. Burya ngo iyo uririmbye neza cyane usenze inshuro zingahe? Inshuro 10. Iyo uririmbye neza indirimbo uzi, ukoresheje amarangamutima yawe, ukishima ukanezerwa n'iyo ndirimbo ihimbaza Uwiteka, burya ubusenze ubunganyije n'uwasenze. Ubwo rero niba utazi no gusenga, gerageza uririmbe. Cyangwa niba utazi no kuririmba, basi ukabuzi kubyina indirimbo z'Imana, uzi gukubita igisirimba neza cyane, gisirimbe nusimba, usirimbisha amarangamutima yawe uvuga ati Mana yanjye ibi ndabirambi bimeze bityo. Ibintu biraza kugenda neza cyane. Hanyuma Imana irigaragaza nkuko yigaragaje. Nigeze kubabwira ati hari umupasiteri umwe nigeze gukurikira, nubwo ntari kwigisha ijambo ry'Imana, ariko ibyo nabyo bifite aho bihuriye n'amakuru, w'umunyamurenge. Yarari ku ruhimbi ari kubwiriza, umwuka w'Imana uramwuzura, abwira abakristo ngo ndagira ngo mutere haleluya 3. Aba ngo tugiye gusenga, tugiye gusengera ubutegetsi bwa Kisekedi bukurweho mu izina rya Yesu Kristo. Nuko yavuze. Hari abantu bamuteye amabuye baraseka cyane, baramuseka batura umusazi, urasengera ubutegetsi bw'umuntu buveho buravaho gute? Ndagira ngo mbabwize ukuri ko burya nta kintu kitagira impamvu. Nta kintu kitagira impamvu, nta jambo ry'Imana ribaho ritazagera rigira gutera isohora. Niyo butavaho none, niyo muve turitaba riyibukuraho, ariko buzavaho. Sibyo se? Uko kubusengera naga amasengesho yapfuye ubusi icyo gihe. Niyo mpamvu namwe ndi kubabwira ngo rero niba musenga, ni musenge kandi musenge bivuye ku mutima, kandi mubwize Imana ukuri kuba ari ku mitima. Nibyo byiza, niko gutsinda ku rugamba. Urugamba wizeye Imana ugomba kugendana nayo, ntabwo ugomba gucika intege, ugomba kuyizera. Umwe azaraswa, 2 baraswe, 3 baraswe, 4 baraswe, ndetse n'umukuru araswe, ariko umusigaye niyo yabazari mutoya cyane azagera ku ntego y'icyo bari bagambiririye, kuko nagazigera acika intege kuko bagenzi be bagize gute barashwe. Niba rero namwe mufite imbaraga zo gucika, cyangwa mufite intege zo gucika ngo kuko nginga ibintu byakaze ngo byakomeye ngo urumva ngo ubungubu ngo batumere, oya, ntago bamereye nabi. Urugamba iteka niko rumera. Mujye mukurikira urugendo rw'Abayisirayeli uko rwagenze, imyaka bamaze barasezeranyijwe igihugu cyabo cy'isezerano, igihe bakigereyemo n'imyaka bamaze bagishakisha barakibuze, batotezwa, babayeho ubuzima bubi cyane burenze n'ubwo abandi babayemo. Nta n'umuntu wabayeho nabi nk'umunyayisirayeli, ariko niba ari kubaho none aho uri kubibona. Kandi igihugu cy'isezerano, Imana basezeranyije ubugingo, basezeranya ko igihugu cyabo kizamera neza. Irani ntikimereye nabi, Imana se yarabibagiwe? Nese nuko bakoze ibyaha byose, ahubwo nuko Imana hari igihe tureka nyine kugira ngo irebe aho tugeze, aho duhagaze none aha ngaha. Ubwo rero n'abantu kunzi b'intare za Sarambwe, ngiye ndi hano ngo mbakomeze, ngiye ndi hano ngo tugendana akantu ku kandi. Narababwiye ngo sinzabasiga, tuzakomeza tubane. Niba ari amakuru nzayabagezaho, niba ari ibyabaye nzabivuga, ariko umuntu ucika intege ntago turi kumwe. Tugomba kugendana n'abagenda, kandi tugomba kugendana n'abafite imitima ikomeye. Ubwo rero n'uba ufite umutima woroshye, ndahari ngo ngukomeze uwo mutima wawe musubizemo imbaraga. Niyo mpamvu musabye ngo ukande like, uhite unakanda subscribe, kino kiganiro byisharinga abantu benshi cyane bakibone, kuko niba ari urugamba nta gihe tutazarurwana. No mu isi no mu buzima tubayemo duhora turwana urugamba, kandi akenshi hari igihe turutsindwa tukongera tukarutsinda. Sinzi niba hari umuntu usobanukiwe ibintu mvuze. Hari urugamba rw'ubuzima, hakaba n'urugamba rw'intambara. Urugamba rw'ubuzima niba ubasha kurwana narwo, uyu munsi ukamenya ko wariye saa sita, ukamenya ko wariye nijoro, kandi bigoranye, byavuye ahantu kure cyane kugira ngo ubone icyo kurya, warabayeho ubuzima bugoranye nk'ubwo ngubwo bwo kubura ibyo kurya, cyangwa se n'ubukaba burimo, ukumva abandi bari mu ntambara. Kuki se utumva nyine niba ejo waraburaye ko nabo ngabo ejo hazapfamo umwe, wa wundi umwe usigaye agakomeza? Niba nuze uyu guverineri wa Sud Kivu yarabivuze, aravuga ati bazaturasa, Kinshasa izaturasa, yego turabizi ko bazaturasa, atari ko abazasigara. Ibaze nawe, yavuze ati bazaturasa, bazarasa umwe, barase 2, barase 3, barase 4, yewe nanjye bazandasa, ariko uzasigara ni uzabahashya, ni uzagerayo. Niyo mpamvu rero bavuga ngo ndi kubabwira ngo buriye mwebwe dukomeze urugendo. Hanyuma rero reka tuve kuri ibyo, reka tugaruke ku bikorwa none by'intare za Sarambwe zakoze batitaye ko ibyo byose byabaye. Ubu tuvugana mu mujyi wa Goma, ngiye kubabwiza ukuri, ariko ntago nakabaye mbabwiye ibi.
mu mujyi wa Goma operation zigiye gutangira. Ubu tuvugana none hanga operation ndetse zinarimo umuntu wese uzi ko wagambana intare za Sarambwe, niba baramufata bakamukata iki, niba baramufata bakamukorera ibiki, gusa ku bwanjye nyine ndumva cyaba ari nk'ikintu gikomeye cyane bamukorera. Ariko intare za Sarambwe kubera ko zidatekereza ibyo ntekereza, kubera ko zitumva ibintu nk'uko mbyumva, bo bakora ibintu byabo nyine nk'ubuyobozi buhamye kandi bugendera ku mategeko mpuzamahanga, nibo barazi icyo bamukorera. Ubwo rero aba bagambanyi bose baba bari mu buyobozi bw'iza Sarambwe, baba bakorera hanze ari abatasi ba Kinshasa, ntabwo ibyo byose ari uko babiyobewe, amakuru baba bayafite, ahubwo bari bategereje igihe cyanyacyo cyo kubikora. Icyo gihe rero ni iki ngiki, kuko nibatabikora iki gihe bizarangira babishe babamaze. Ngayo ngukorera bakunzi bacu, reka iyo nkuru tuyiveho, niyo ngingo tuyiveho, ahubwo twigire mu yandi makuru ari kuvugwa. Nyuma yuko zino drone rero zaguriwe kurasa abayobozi b'intare za Sarambwe, hari izindi Ukraine yahaye n'inkunga Kinshasa. Abo najya mbabwiza ukuri, ni ukuri kw'Imana. Vladimir Zelensky, uyu nguyu ni perezida wa Ukraine, nawe ari mu bibazo ahanganyemo na Vladimir Putin, bajya no kwiterana abantu banyago. Abangaba barahanganye, ariko wewe ari kureba igihugu kiwe, ntiba yabonye cyorohewe, ntiba yabonye ibibazo yabikize. Arangije abwira Tshisekedi ati nkuri inyuma kabisa, ati nkuri inyuma muvandi, ati nkakoherereza intwaro. Amukubise idoroni rwose yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rwose ni impano bamuhaye, nawe azihaye Tshisekedi. Ibibazo Kiev bayimereye nabi cyane, bari kuyirasa, bafashe ibice byinshi cyane mu gihugu cye, nta kintu ari kubikoraho. Ariko yarebye abona ibyo muri Congo nibyo bibabaje kurusha ibye, arangije afata intwaro azikubita Tshisekedi, ati fata drone zo kwica abayobozi ba AFC/M23, fata n'izindi zo kwica abanyamurenge, ugende urimbura ubamare. Tshisekedi rero nawe akimara kubona izo ntwaro yabiganirije nyina niwe mujyanama mukuru afite, hamugira inama, aramubwira nta nama yindi idasanzwe yari kumugira usibye nk'iyo yamugiriye mbere yo kumubwira ngo rimbura icyitwa abatutsi bose bari muri Sud Kivu, rimbura icyitwa umukongomani wese cyangwa umunyarwanda utuye ari rimburana Nord Kivu yose na Sud Kivu byose, urasirazuba ubombaride werezeho mesire urimbure, tuzajyana n'abaturage bashyashya bo kuhatura. Banyumvira umubyeyi Nelson niwe yigeze kuvuga ngo, simbyibuka neza ariko yaravuze ngo wose ngo niba ngo umuntu wose amabere mabi, ngo wose nabakora ari umuntu mubi, uko nguko wenda mu bwo buryo. Na Tshisekedi rero yose amashereka mabi birangira abaye umuntu mubi, ibyo nyina mubwira arabyubahiriza. Dore ikintu yakoze rero, nta kindi, ntago haraswe muri Goma gusa, no mu mikenke mu banyamurenge batwitse. Ibi ngibi Lawrence Kanyuka, abantu mwakurikiye poste ziwe zose, uburyo yagiye postingamo, yapostinze kesh kandi yikurikiranyije akanya ku kandi, hasiri saa postinga, hasiri minota postinga, yagaragaje ibitero byagiye biba ahantu heshi. Ibi byashegesha intare za Sarambwe ndetse biranababaza cyane. Nabwe intare za Sarambwe ntago zijya zikora ikintu zidafite impamvu, ariko niba ari impamvu bari bafitegereje, mana yanjye sinatinya kuvuga ngo bari bararengereye. Mana nyagasani, sinatinya kubivuga. Baba baratinze bategereza kugeza nubwo Goma iraswa koko. Ku giti cyanjye mbona impamvu bari barazibonye zihagije zo kuba batangiza urugamba rukomeye rweruye kuri Kinshasa. Ariko none ahangaha iyi ni impamvu none Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidafite gutunga urutoki intare za Sarambwe, bababwira ngo murekure Uvira, murekure Gisangani, murekure Warikare mu gihe babifashe. Kuko nibahita bagaragaza bafite abasabazungu mwahaye akazi bakora mu miryango yanyu, mufitemo ukuboko kunini guhambaye. Ntago bakora muri UN, ntibakora muri Loni, ntibakora muri HN, ntibakora muri ONG n'andi yagiye atandukanye, ntago biciwe muri Goma aho tuyoboye. Ese bishwe natwe? Nabonye Kinshasa yavuze ngo ni drone z'u Rwanda. Komana nyagasani, bazo biragwi. U Rwanda ruzikorera ibibazo bya Congo, rwikorera iby'uburundi, rwikorera ibya Amerika, rwikorera siku Rwanda rukaze. Burya bajyaga bavuga u Rwanda ntaramenya, sinarinzi ko u Rwanda rufashwe uko nguko. U Rwanda rurarenze, mujye mutinya muzehe kabisa, urarenze. Giye mtamukura n'ingofero. Niba bafata ibyo bibazo byose bakabigushyiraho, nuko babona kuko menyene kubarusha. Kandi burya igihugu kiri mu iterambere, cyangwa se umuntu wese uri mu iterambere agira abanzi benshi n'abamurwanya. Bivuze ngo u Rwanda ubu tuvugana ruhagaze neza, nubwo rufatirwa ibihano umunsi ku munsi, ariko ntago rurasabiriza kabisa.
ntago u Rwanda rurasabiriza, ntago rurandagazwa, nta ntambara nk'iberamo. Niyo mpamvu rero ubu tuvugana intare za Sarambwe nazo ziri gushaka guca agasuzuguro. Ako gasuzuguro rero nakahe? Agasuzuguro n'agasuzuguro k'ibitero byigiza nkana byahise bigabwa hitwa mu Minembwe mu bice bya za Mikenke, hishwa abaturage Beshi Agahishi. Ku munsi w'ejo twirwaneho yari yamanuye drone ebyiri, none bazamuye drone noneho zirenze 30 na zaje kurasira icyarimwe. Noneho nkaho bidahagije, ntago ari bo bazohereje gusa, bazohereje no mu bice bya za Rubaye. Niyo mpamvu ndi kubabwira ngo intare za Sarambwe aba Bafaransa bacuritse ikibuga kandi bari kubikorera ahantu hose icyarimwe. Mana Nyagasani, ndababwiza ukuri, ibi ni ibibazo bikomeye cyane, ibi ni ibibazo bikomeye cyane. Ndetse intare za Sarambwe n'uguhindura nyine strategy, kuko izo bakoreshaga Kinshasa sigaye mbona yarazimenye, sigaye mbona yarazimenye kabisa. Kuko niba basigaye babinjirira uko bishakiye, ni ibibazo bikomeye. Muri Rubaya harimo urugamba, mu bice bya za Nyiragongo hari urugamba, mu Minembwe hari urugamba. Ese ubu ni he intare za Sarambwe zitatatswe? Uziko nashatse nahabuze, nta na hamwe yazitatatswe, ahantu hose ziri kwatakwa. Kivu amajyepfo bari kwatakwa, Kivu amajyaruguru bari kwatakwa, hafi n'umujyi wa Goma harimo urugamba. Ariko uru rugamba rwo wenda rwo riri hafi na Goma ntago rwo rukaze, kuko ni intare za Sarambwe zo zatatse, ni intare za Sarambwe zatatse ziri gushaka gusenya bari abazungu bo muri Wagner group bamaze imisi barihishe muri Nyiragongo. Bari gusenya za FDL nababwe zirano hejuru za Kanyarutsinya mu misozi ya za Mutaho. Bari gusenya zira FDL ziri muri Virunga, bari gusenya FDL ziri mu za Katanano muri za Kauzi Biega. Bari gusenya gura nyine iyo migambi mibi. Ariko ibi bikabikorwa bakabaye barakoze muri cyagiye najyaga mbabwira ngo gose na makuru nahawe n'umuturage rwose unasanzwe arambwira ati twe turabizi dufite amakuru ati yuko FDL ari nyinshi n'abasirikare benshi bari muri Nyiragongo, n'abasirikare benshi bari muri Mutaho hano hejuru mu mashyamba za Parike Nationale ya Virunga. Ibi bintu naraje hano ndabivuga. Ese nabonye na Eugene yarabivuze n'abandi n'abaneriso bagiye babivuga kenshi gashoboka ko byabaye. Ubwo rero bakunzi bacu, ndagira mbabwiza ukuri ko MV3 icyo yakoze nta kindi, yamanuye ibikoresho usara amakuru nabonye ngiye kujya ntangaza, ari naho nzajya mbona niko sinyatangaza. Niyo mpamvu musabwe kujya muri groupe tukaganira. Dufite groupe yitwa Inkoramutima zizasarambwe. Ubwo rero nawe nibuzi kuri Inkoramutima zizasarambwe uze kunyandikira kuri 0794468842. Iyo nimero nyigushyiramo amaze kumbwira imyirondoro yawe, iyo groupe. Hanyuma bakunzi bacu, ubu tuvugana muri Kivu y'Amajyepfo, urugamba nubwo rumeze nabi, ariko hari intare za Sarambwe ziri gukora. Hari intare za Sarambwe ziri gukora ubona yuko kiraza kuba cyiza. Ntago nababwira ngo imigambi yayo niyi, ariko nyine mumenye neza ko hari intare za Sarambwe ziri gukora kandi cyiza kigambiriye kurokora abana baturage icyarimwe. Ndetse hari amakuru ari guturukayo yatangajwe yo n'ibyabaye yuko izi drone hari umuti zafatiwe, ndetse kandi ko bitaraza kugeza mu masaha mu gicamu. Hari igikorwa intare za Sarambwe zagiye gukora kandi icyo gikorwa ni cyiza. Hanyuma rero bakunzi bacu, munyemerere aya makuru ndaza kuyagarukaho mu kanya. Aya makuru nyakoze nitonze bitewe nuko hari ubutumwa nashakaga kubaha kugira mu bwumve, kandi ubu butumwa bwaturutse mu za Sarambwe. Ubwo rero mwibuke gukanda subscribe, mwibuke gukanda like, ndetse muze kunyandikira kuri iyo nimero iri kuri screen zanyu, ndaza kubashyira muri groupe. Mugire igicamunsi cyiza, Imana ibarinde, turakunda cyane, bye bye.